kugirirwa umugisha muri iki gitondo nanone. Ibirushya byinshi imbere yanjye hari inyanja, hirya no hino hari imisozi miremire. Hirya no hino hari byinshi byaturushyaga, hari byinshi byaduhigaga, hari byinshi byashaka kudupfa, ariko turashima ko twongeye kwisanga mu gitondo kizima, igitondo kizima, igitondo cyo gushima, igitondo cy'umunezero kandi igitondo cy'amashimwe. Imitima yacu iguwe neza kuko twongeye kubona uyu mwanya w'agaciro. Ni umwanya wo gushima, ni umwanya wo guhimbaza, ni umwanya wo kuvuga imirimo ihambaye, ni umwanya wo kukuvuga ibigwi kuko twamenye ko uri umubyeyi. Iki ni igitondo cy'umugisha kuko ni igitondo dusanze duhimbaza, ni igitondo dusanze dushima, igitondo dusanze tunezerewemo, kandi hari benshi batanezerewe muri iki gitondo, bafite umubabaro, bafite agahinda, bafite amarira, ariko nanone kandi nabo barashima kuko bari amahoro. Benshi bagiye bageze ahashishikirwa, bamaze kugera mu bituro, abandi bashizemo umwuka mu kanya gato, ndetse n'ubu dusenga hari abari buze gushira mu mwuka. Niyo si, nibyo bihe, niho dutuye, niho tuba, kandi urabizi ko ari ku ntebe y'umwanzi, aho yigaragura buri munsi, aho genda azerera buri munsi. Ariko ndabizi ko nubwo ubizi ko turi mu mubabaro, nubwo uzi ko turi mu iyo si, nubwo uzi ko turi kuri iyo ntebe y'umwanzi, aho azerera buri munsi, ariko ni intebe y'ibirenge byawe. Urahabona, urahareba, uratuzi, kuko ni wowe turemye udushyira mu isi kugira ngo tuguhimbaze, kugira ngo dusobanukirwe urukundo rwawe, turuvuge, turuhimbaze, ndetse turubwire n'abataruzi n'abatararumenya tubabwire. Ariko nabo baremwe kugira ngo babe mu mugambi wawe, bahimbaza, bashima, baramya, kuko uri Imana ikunda kuramywa. Kandi koko birakwiriye ko tukuramya tukaguhimbaza, kuko niyo mpamvu turi mu isi. Ntabwo turi mu isi nk'abakozi bawe, ntabwo turi mu isi nk'abahinzi baguhingira, ntabwo turi mu isi nk'abacuruzi bagucururiza, ntabwo turi mu isi tugira ibindi tugukorera. Turi mu isi kugira ngo tukuramye ku isi ari intebe y'ibirenge byawe, tuvuge imirimo ihambaye, tuvuga ngo Data uri mwiza, urakwiriye, urahebuje, ni we wenyine urahambaye, icyubahiro ni icyawe, nta wundi ukwiriye icyubahiro. Ibyo tubivuga inshuro 3, tubivuga inshuro 10, tubivuga inshuro nyinshi zibarika n'izitabarika, tubivuge buri munsi, tuvuge ko uhambaye, tuvuge kuri hejuru ya byose, tuvuge ko uri umwami. Ntabwo turi mu isi rero ngo tugucururize, ntabwo turi mu isi ngo dukore umurimo wawe wundi utari ukukuramya, utari ukukwizera, kuko niyo mpamvu duhari. Benshi hari ubwo bumva ibintu byose babibona kubera ko basenze, ariko ntabwo dusenga kugira ngo duhe, ntabwo dusenga kugira ngo tugaburire, ntabwo dusenga kugira ngo twambike, ntabwo dusenga kugira ngo uduhe ibyo tukwiriye kwakira, niba ari inzu, niba ari imodoka, niba ari imyambaro. Data, ahubwo turiho twivanga n'ubumana, turiho twuzuye ubumana. Gusenga n'ubuzima, gusenga nibyo bintu bikwiriye umuntu wese, uwariye, utariye, uwambaye, utambaye, utuye heza, utuye habi, uryamye, ugenda, urwaye, umuzima, umugaye kandi utamugaye. Umuntu wese akwiriye kukuramya, kandi umuntu wese akwiriye gusenga. Ubu ni ubuzima umuntu wese akwiriye kumva ko hari ubuzima bwe, ni ubuzima umuntu wese akwiriye kumva ko hari ubwo buzima akwiriye guturamo, ari bwo buzima akwiriye kubamo. Umuntu wese akwiriye kumva ko ubwo buzima ari bwo buzima bwe. Ntabwo umuntu asenga kubera icyo agushakaho. Niyo mpamvu benshi bafata ibihe byo gusenga, ugasanga ntibasobanukiwe n'ibyo basaba. Niyo mpamvu uvuga ngo basaba nabi ntibahabwe. Data, ndabizi neza ko uri umubyeyi, ndabizi ko uri umutunzi w'imbabazi. Rimwe na rimwe watubwira ko yasenze cyane kugira ngo ubimukorere. Abari hafi ye hari ubwo bahita bumva ko batazi gusenga, abari hafi ye hari ubwo batangira kwicira imanza. Ndakwinginze Data, wigisha abantu bawe gusenga, wigisha abantu bawe gusaba, wigisha abantu bawe gusabana nawe, wigisha abantu bawe kuba bugufi bwawe, kuko birakwiriye ko umuntu wese asobanukirwa impamvu ariho. Birakwiriye ko umuntu wese asobanukirwa impamvu Imana, birakwiriye ko umuntu wese asobanukirwa impamvu icyo ni cyo agomba gukora n'umugambi Imana imufiteho, ndetse birakwiriye ko umuntu wese asobanukirwa icyo yita umurimo wawe. Data Nyirimpuhwe, niyo mpamvu benshi babivanga,
niyo mpamvu benshi babikomerekeramo, niyo mpamvu benshi bigumura bakabivamo, niyo mpamvu benshi babivuga uko bashatse, niyo mpamvu inshuro nyinshi usanga bitukisha ikiswe umurimo wawe. Ariko birakwiriye ko umuntu wese asobanukirwa data. Niyo mpamvu iki gitondo dusenga, ntabwo dusenze muri iki gitondo gusa, n'ejo tuzasenga, n'ejo twarasenze, na mu kanya turasenga, tugenda turasenga, turi mu murima duhinga turaba turi gusenga, turi mu isoko ducuruza turaba turi gusenga, turimo duhaha tugenda turaba turi gusenga, turi mu kazi muri ofisi dukora turaba turi gusenga, turi mu modoka tugenda tugomba gusenga, turi mu ndege tugenda tugomba gusenga, turi muri gereza tugomba gusenga, turi mu bitaro tugomba gusenga. Gusenga ni ubuzima bw'umuntu ufite ubumana muri we, kuko gusenga ni ukuganira nawe. Birakwiriye ko umuntu wese ufite connection n'undi babonana kenshi. Niba umuntu afitanye connection nawe mu bumana, akwiriye gusenga. Ntabwo bikwiriye ko umuntu asenga kubera ko yifuza kuba umugore, kubera ko yifuza kuba umugabo, abandi bakaza bamubwira ngo twarasenze cyane, none abatarasenze ntibababona, batarasenze ntibabanye neza, abatarabasengeye ntibari kumwe. Birakwiriye ko gusenga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo utekereza, ibyo usaba, ibyo wifuza kuzaba byo, wowe wifuza kuzabana nawe, ibyo wifuza kuzakora, ibyo wifuza kuzanyuramo, ibyo byinshi ubisengera mu isengesho ryawe usenga. Ariko nta gusenga kubera ko ukeneye ikintu gusa. Ibyo bintu kenshi hari ubwo bihungisha abantu Imana, kandi birakwiriye ko usobanukirwa Imana usenga. Niyo mpamvu muri iki gitondo tuzindutse turi gusenga, twaraye dusenga, twakangutse turasenga, akanya kose tubonye turasenga. Upfa kuba uri muzima utasinziriye, kandi uko gusenga ni ukuganira na papa, kandi uko gusenga ni ukuramya Imana. Biradukwiriye ko turamya Imana. Mu gusenga kwacu dukwiye kuramya Imana, dukwiye kuvuga imirimo ihambaye, dukwiye kuvuga imirimo myiza, dukwiye kuvuga imirimo ikwiriye, dukwiriye kuramya, dukwiriye guhimbaza, dukwiriye kuramya, dukwiriye gusabana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iki ni igitondo cy'umugisha, iki ni igitondo kidasanzwe, iki ni igitondo Data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo. Iki ni igitondo benshi batabonye kandi bacyifuzaga. Iki ni igitondo nge nawe dushima. Iki ni igitondo nge nawe dukwiriye guhimbaza. Data urakoze, wabanye natwe mu bihe byatambutse, watweretse neza n'urukundo rwawe, watweretse kugira neza kwawe. Data, twongeye kwisanga mu isi turi bazima, twongeye kwisanga mu gihe turi bazima. Nubwo hari benshi bitahiriye, nubwo hari benshi bababaye kubera ko babuze ababo, ariko twebwe turiho nta kiguzi, ntacyo twatanze, n'imbabazi zawe. Uyu ni umugisha ko watwongeye kwisanga mu munezero wawe. Data, abacu benshi bari barwaye, abacu bahuye n'ibizazane, abacu bahuye n'ibikomeye, abacu bahuye n'intambara, abacu baciye mu bihe biruhije, ariko wabahagazeho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ese ninde mu isi waduha ibyo dukeneye? Ese mu isi ninde watanga amahoro ku bayakeneye? Ese mu isi ninde wahaza umuntu wese kwifuza k'umutima we? Ese mu isi ninde wagenera umuntu ifunguro rimukwiriye? Ntawe, nta wabishobora, nta wabibasha. N'ibyo tugerageje gukora byose, rimwe na rimwe biratugora, ibindi bikanga, ariko tugakomeza tugakora. Ntabwo dufite guhagarara, ntidufite gucogora, ntidufite kubireka. Data, iki ni igitondo umuntu wese akwiriye kureba. Data, iki ni igitondo umuntu wese akwiriye guhanuriramo.
agahanurira ubuzima bwe, agahanurira imibereho ye, agahanurira kubaho kwe, adategereje ikindi na kimwe gishobora kumuvugira, gishobora kumurengera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo turimo dushima, ubwo turimo duhimbaza, ubwo turimo tuvuga gukomera kwawe, ubwo turimo tuvuga imirimo ihambaye, turabizi neza ko tutirengagiza abari mu gahinda, abari mu mubabaro, abari mu kwiheba, abari mu kwiganyira, abatari kubona ejo hazaza. Niyo mpamvu iki gitondo Data dusenga, iyo dusaba turabasabira, iyo dushima dushima ibyo wakoze, hanyuma abo turi kumwe nabo bababaye tukabasabira kugira ngo nabo ubagenderere. Wakoze imirimo ihambaye na mbere, na n'uyu munsi ni ikimenyetso kiduhamiriza uwo uri we. Na n'uyu munsi ni ikimenyetso kivuga gukomera kwawe imbere yacu. Umuntu wese akwiriye kukubona nk'umubyeyi, kuko umubyeyi ntadutoteza, umubyeyi ntatwifuzamo ibyo tudashoboye. Ibyo dusaba ntibigoye, ibyo dusaba ntibiruhije, ahubwo rimwe na rimwe ari ubwo umuntu agira intege nke, hari ubwo umuntu acogora. Ndimo ndasengana n'abantu bacogoye muri iki gitondo, bavuye mu byo kwizera kandi bagomba kwizera. Umuntu wese agomba kwizera, kuko kwizera ubwabyo nibyo ukunda, nibyo wishimira, nibyo binezeza umutima wawe. Niko ijambo rivuga ngo utizera we ntashobora kunezeza umutima w'Imana. Data, umuntu wese akwiriye kwizera, umuntu wese akwiye kubaho yizera, kuko tuzi neza ibyo wakoze, amaso yacu abibona, intoki zacu zibikoraho. Nta wundi mu isi wari kutugirira impuhwe, nta wundi mu isi wari kutugirira imbabazi, nta wundi mu isi twari kubwira ngo yumve. Abantu benshi buzuye urugomo, abantu benshi buzuye ubugome, abantu benshi babuze imbabazi muri bo, abantu benshi barikunda, abantu benshi bashaka kuvuga imirimo yabo, abantu benshi bashaka gukora ibintu byabo bigatungana. Twe ntibatwitayeho, ariko nta n'impamvu batwitaho, kubera ko isi yahindutse. Ariko tugufite nta wundi murengezi, tugufite nta wundi muparitina, tugufite nta wundi mwunganizi dukeneye, tugufite nta wundi muganirizi dushaka, nta wundi mujyanama dukeneye, kuko waduhaye umwuka wera. Ushatse kukugira inama akubaramo inyungu, ushatse kugufasha akubaramo inyungu, ushatse uguhaye akanya akagutega amatwi atangira kubara inyungu. Twese niko tumeze mu isi. Biragoye kwicara n'umuntu umuteze amatwi atari bukwishyure. Ninde wo kubwira? Uyu mumama afite agahinda kenshi kamugose, kamuvunnye, kamuruhije, ndetse kamuremereje umutima. Ninde wundi yabwira? Uwo yabwira n'umutegerejemo inyungu. Ninde wundi yabwira? Uwo yabwira n'undi umureba akabona ntacyo amumariye. Ninde yabwira? Uwo yabwira n'umwumvira ubusa. Ninde we yaganiza? Uwo yaganiriza ni mugenzi we wajya kumutaranga hanze, cyangwa nawe akajya kuvuga ati muzi ibya nyirarunaka. Abantu ntabo kwizerwa bahari. N'ubonye wo kwizerwa ngo mubwire wenda wamwizeye, ntago ufitiye umwanya wo kugutega amatwi ngo akumve. Niyo akumvishe ntiyikiriza ngo wumva akubwiye bambe. Kandi umutima w'uyu mubyeyi urabikeneye. Ariko ninde wamubwira ngo ihangane bambe? Ihangane basi, umva uhumurijwe basi. Akiri humure riva ku Mana muri iki gitondo. Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, Imana mu butatu, iri mu mutwe wawe, iri mu gihimba cyawe, iri mu maguru yawe n'amaboko. Kubera iki? Niyikumva, niyigutega amatwi, niyiguha ihumure rigukwiriye,
niyo mujyanama wawe, niyo igutega amatwi, niyo yonyine yakumva, niyo izi umubabaro wawe. Ugucaho ngo ndagukunda akagenda akagaruka ndagukunda. Hari ubwo umutekerereza iby'ubuzima bwawe ukabona ntabitora. Hari ubwo umuganiza icyo wifuza ukabona ntagitora. Hari ubwo umubwira icyo ushaka ukabona ntagitora. Hari ubwo umubwira icyo umukeneyeho ukabona ntacyo afite. Aragifite ariko ntashaka kukiguha, cyangwa arakubeshya. Kubera iki? Ni umuntu uri mu gihe. Ariko twamenye neza ko Data uri muri wowe akuneshereza, niwe ugutega amatwi, niwe ukumva, niwe mujyanama wawe, niwe wagucunguye, niwe buzima bwawe, niwe ukweza umwanda wose kubw'amaraso. Twavuze Imana Data, tuvuga Imana Umwana, tuvuga Imana Umwuka Wera, tuvuga wowe ubwawe n'imitekerereze yawe n'uko uhagaze ukureba. Ubuzima bwawe bukwiye kwivanga n'ubuzima bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, umubabaro uri muri wowe ugashira. Wa mugabo we, ndabizi ko uri kunyumva, niwo mubabaro wawe, ni agahinda kawe. Wowe urakabwira nde? Kudafite uwo kukabwira. Urakabwira nde kudafite uwo kukabwira wundi? Ntawe uri bugufi bwawe uri butakire, ntawe uri iruhande rwawe uri butakire. Ndabizi neza ko Data arahari aguteza amatwi. Ndabizi ko Data arahari arakumvira. Ndabizi neza ko Data arahari, niwe wenyine wagufasha. Ndabizi neza ko Data arahari, niwe wenyine wakureba n'amaso y'imbabazi, niwe wagutega amatwi, niwe waguha ihumure. Wizeye umugabo wawe uyu munsi ntakiriho, yarigendeye. Kubera iki yagiye? Akagusiga. Waramukundaga, yaragukundaga. Ni ibihe. Emera umutima wawe ubwire ngo uyu munsi ni Data wenyine ubasha kukumva, ni Data wenyine utagenda. Ariko uwo nkunda mu isi, ibihe byarageze, aragenda. Nanjye igihe kizagera nsiga abandi, igihe kizagera nanjye mbe ntariho, kandi sinzi uko bizagenda, gusa nyine nzaba ntariho. Ibyo ntibitume umutima wawe uhagarara. Niyo mpamvu umutima wawe ukwiye kwakira ugashima, kabone n'ubwo ibyo bihe byabaye. Yaba ariho ntagutege n'amatwi, yaba ariho ntakumare n'agahinda, yaba ariho ntaguhe n'umudendezo, cyangwa wowe ntumuhe umudendezo. Ariko Imana ikora ibyayo, ntawe uyiburanya, ntawe uyihakanya. Nta n'uwo turakarira mu isi, kuko ntawaguhemukiye. Ni ibihe. Hari ubwo ibihe bitunyuraho bikadusimburaniraho. Ibi warabibonye kuva uri umwana. Hari ibihe byinshi waciyemo, hari ibihe byinshi watambutse, hari ahantu henshi wanyuze, wagiye ubona ukuboko kw'Imana. Na n'uyu munsi ukuboko kw'Imana kuracyari kuri wowe. Ibyo bikwiye kugutera kumva ko udakwiye guhagarika umutima. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, mwizere Kristo. Kwa Data hariyo amazu meza kandi menshi. Muhumure, hari ubwo mutazongera kurira, hari ubwo muzaturayo mu buturo budasanzwe. Bibiliya iravuga ngo tuzabona iby'amaso atigeze abona, tuzumva iby'amatwi atigeze yumva. Uwo munsi ni umunsi uzaba. Uko ubona bucya bukira bukongera bugacya, ndetse n'ejo bugacya, n'ejo bundi bugacya. Ukabona umunsi wasimbuwe n'undi munsi, ukabona ukwezi kwasimbuwe n'ukundi kwezi, ukabona umwaka wasimbuwe n'undi mwaka.
ndabizi neza, ndabizi neza. Uko nguko niko bizagenda, habeho umunsi wa nyuma. Nshuti wowe uri kunyumva, ndabizi ko ukeneye Imana ku buzima bwawe. Banza wiyumve ubusabane bwawe n'Imana uko bungana. Banza ubwire umutima uti mutima wanjye turize imbere y'Imana, kuko nta wundi muntu mu isi wampa ibyo nkeneye. Nta n'undi muntu wageza ku rugero icyifuzo cyanjye. Data wenyine niwe uzi icyifuzo cy'umutima wanjye, niwe wangenera igeno rinkwiriye. Niwe wenyine wampa ifunguro nkeneye kwakira. Bwira umutima wawe uti mutima wanjye turize imbere y'Imana, kuko namenye neza ko Data aranzi, Data arambona, Data ampa ibyo nkeneye byose. Kabone nubwo byagenze gutya, kabone nubwo nteshwa umutwe, kabone nubwo ndi guca mu bihe bikomeye, kabone nubwo ndi kunyura mu marira, kabone nubwo ndi kwicuza impamvu ndiho, kabone nubwo nashaka kwiyahura, ariko menye ko Data nkeneye. Menye ko Data nkwiriye kumuramya. Ntabwo yanshiriyeho ibi byo kurira, ntabwo yanshiriyeho ibi byo kubabara. Ni igihe ndi gucamo, ni igihe ndi kunyuramo, ndiho ndababara, ndiho ndababazwa, mfite agahinda n'umubabaro, ariko bizashira. Hari umunsi bizarangira, hari umunsi nzaba ntari kubicamo. Icyo kintera kunezerwa, icyo kintera kwishima, icyo kintera kumva nguwe neza, icyo kintera umunezero, kintera ibyishimo, nkumva nguwe neza. Hari indi si nziza cyane twasezeranijwe tuzabamo. Abantu benshi muri iyi minsi bararira, abantu benshi muri iyi minsi bafite agahinda, abantu benshi muri iyi minsi birabakomeranye, abantu muri iyi minsi benshi babuze amahitamo, abantu benshi babuze icyo bakora, abantu benshi ntibabona inzira yo gucamo. Ariko ndabahumuriza, 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 ndabahumuriza. Reka nkubwire ngo uri kunyumva, ndaguhumuriza muri iki gitondo. Reka nkubwire ngo uri kunyumva muri iki gitondo, ndahamya ntashidikanya ko Data nteze amatwi. Data aranyumva, Data aranyumva. Niyo mpamvu nizeye ko muri iki gitondo ari kunyumva. Fatanya nanjye gusenga muri iki gitondo. Fatanya nanjye kubwira Imana icyifuzo ufite, kandi twizere ko Data aragisubiza, kuko Data ni umubyeyi, ni umutunzi w'imbabazi, ni umunyempuhwe. Yatweretse imbabazi ze, na n'uyu munsi arongera kuzitwereka, kubera ko twabonye ikiganza cye. Data, dufite abarwayi bababajwe n'umubiri. Aba barwayi bababajwe n'umubiri nta wundi utabazi babona, nta wundi murengezi babona, nta wundi mucunguzi babona, nta n'undi bizeye ko yabatabara, ariko twamenye neza ko uri umutabazi. None wese ubabaye, ababajwe n'umubiri, turamusengeye muri iki gitondo. Tumwikorereye umutwaro muri iki gitondo, tumwikoreye umutwaro muri iki gitondo. Turakwinginze Nyirimpuhwe, iki gitondo umurebana amaso y'imbabazi, iki gitondo umurebana amaso y'impuhwe, umucira inzira, ikimenyetso cyo gukira ukimwereke, umwereke ikimenyetso cyo gukira, kuko nta kindi cyamukiza, niwe wenyine wamukiza. Data, ndabizi afite uburyo bwo kwivuza, yabasha kwivuza. Arwaye kanseri, arwaye diyabete, arwaye amagufa, arwaye sida, arwaye umwijima umumereye nabi. Ese ninde wamukiza ko ari kubabara? Ese aya mafaranga afite arahagije ku buryo yamukiza? Niba amafaranga ahagije ashobora kumukiza, kubera icyo ativuza ngo akire?
niwe wenyine ufite ubuzima bwe mu kiganza cyawe. Hari n'udafite ubushobozi bwo kugerageza kwivuza. Ubutabazi bwe buri he? Ni he yabasha kubona ubutabazi? Ni hehe yabona gukira? Niwe wenyine ufite ubutabazi ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu muntu ugomba kujya kwiseta, umureba n'amaso y'imbabazi. Data, umugirire neza, ubu ntakibasha no gusenga, aravuga atayo nasenze, cyangwa se afite abandi hafi ye bari kumusengera. Ari CHUK, ari Roi Faisal, ari mu bindi bitaro ibyo ari byo byose i Kanombe, ari mu bindi bitaro ibyo ari byo byose ku Gisasira aryamyeho. Ingingo barazica, bandi bamanitse amaguru, utaragerayo ntiyabisobanukirwa, ntazi ibyo ari byo. Ugezeyo akareba ukuntu bagerekeranye, ukuntu baryamye, yibaza ubuzima bukamunanira kubiteranya. Yakaba yatekereza impamvu agambanira mugenzi we, yakaba yibaza impamvu agirira mugenzi we ishyari, kandi ubuzima buzarangira ku wa 4, uyu munsi ari ku wa 1. Yakaba yagenda adafite umugayo, yakaba yava mu isi neza, ntawe bafitanye ibibazo, ariko urahangara kujyana mugenzi wawe mu rubanza, urahangara kugambanira mugenzi wawe ngo bamufunge, urafata umwanzuro wo kuroga mugenzi wawe ngo apfe, urafata umwanzuro wo kumva ko runaka adakwiriye kubaho, afata umwanzuro wo kujya guhuguza umuntu utuntu twe, nawe utazatujyana i Rusororo. Umuntu wese yagera hariya kwa muganga akareba ukuntu bameze, hari yatuza, bamanitse amaguru, barababazwa n'umubiri, ingingo zirabarya. Uyu munsi wamubwira uti cya kibanza ndakiguhaye, yakubwira ati kijyane ntacyo nkeneye. Wamusaka akamubwira ati ya modoka nziza ndayiguhaye, amanitse amaguru. Yakubwira ati genda uyitware ntayo nshaka. Wamubwira ati ibyo utunze byose nabyo ndi wahirimbaniye, bimpe maze ukire, yabimuha ndetse akamwongeraho n'ibyo adafite kubera uburibwe afite. Ninde wundi wagusanga aho hantu uri kubabarizwa akakugirira imbabazi? Ntawe. Ntago ari papa wawe, si mama wawe, si inshuti yawe mwakundanye igihe kinini, si umwana wawe wabyaye, ntabyo yakumarira. Yashaka amafaranga akakujyana mu Buhinde, yakujyana n'ahandi bavuga, sinimaza n'impamvu ariho bajya, n'abariyo baza kuvurira ino bigakunda. Bagerageza uko bashoboye kose, ni ukugira amafaranga n'ubundi atikire agende. N'ubundi nibyo navugaga, ntacyo n'ubundi adukiza, ntacyo byakumarira. Ariko data yarambuye ikiganza ku buzima bwawe, ariko umubyeyi data yarambuye ikiganza ku buzima bwawe, akarambura ku ngingo zawe, wakira, wamererwa neza, wagubwa neza, mubiri wawe wakira, ugasubira kuba muzima mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu twizereye abarwayi muri iki gitondo. Bandi barwaye imyuka mibi, n'umwana muto baramuroze bamuteza imyuka mibi, nawe uribaza. N'umubyeyi ugiye kubyara bamuteje imyuka mibi, bamuteze ibihato, baramuroga, baramuzinga. N'umubyeyi nawe warabyaye, n'umwana wakoze ibyo bintu, wakoreye uwo mwana ibyo bintu, uyu mwana barababaye, wakoreye umubyeyi ibyo bintu. Nawe uri umubyeyi, nawe waba umubyeyi, kandi wasanga uvuga uti Mana umfashe. None wa wundi wari gusenga ibikize. Abantu muri iyi minsi buzuye ubugome, abantu muri iyi minsi buzuye ubutindi. Uri umugome, urabizi neza ko nawe ufite umubiri. Uzabanze wifatire urwembe gato, wiherere mu cyumba cyawe, wikate ku mubiri, wumva ukuntu ubabara, wumva ukuntu uribwa. Kubera ibyo bintu ushaka kubikorera mwene so, kubera ibyo bintu ushaka kubikorera mugenzi wawe. Ndabizi kuri kuntega amatwi. Kuki wifuza ibyiza wowe ukifuriza abandi bibi? Ntago gusenga kwacu ari ukwikebagura, si ukuvuza induru ye baba data dutabare. Ahubwo gusenga kwacu ni ukuganira n'Imana, tukaganira n'imitima yacu, tukisuzuma,
wakwisuzuma muri iki gitondo wasanga warahemukiye umuntu, ese byihindurireho ari wowe byagenda gute? Gutonda umurongo mu rusengero, kujya mu butayu, ntabwo bikuraho amatiku ugira. Bikumariye iki se? Wabyihoreye. Ntibikuraho ishyari ugira, kandi ni wowe wirirwa utabaza Imana, ni wowe wirirwa wikoreye amabuye uroha ibyaha byakunaniye, uroha bagenzi bawe. Ni wowe kandi nanone ugenda mu rusengero cyangwa mu kiliziya, mu musigiti n'ahandi, ku ikanisa ugatonda umurongo ugiye gusenga, urabizi ko umutima wawe urimo ubugome, uriya mugenzi wawe kumva yapfa. Ibyo bintu ugiye gusenga ntago bibaho, kuko Imana iravuga ngo ndi urukundo, namwe mukwiye kuba urukundo. Wabasha gute gusenga Imana utabona, ukayisaba utayireba, ukavugana ko uyikunda utayireba, kandi mwene se uri iruhande rwawe umugambanira? Abantu benshi barwaye amarozi, bandi barwaye imyuka mibi, ariko muri iki gitondo ngenda bizi neza ko mpamanya n'umwuka w'Imana. Ubwo burozi watanze bukwiye kukugarukira, nawe ukumva uko bubabaza. Iyo myuka mibi kugarukeho, nawe wumva uko bikugira. Ibyo bihato, iyo mahembe woherereje abantu, iyo myuka mibi nawe kugarukire. Kandi turategeka mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri umurozi, waba uri umupfumu ubeshya abantu, baranabikora. Tureke nawe umupfumu upfumaguza mu mahembe yawe, ukwiriye gukizwa ukamenya Imana. Utabikora ukazapfa. Hari n'abiyitiriye izina ry'Imana bakabikora kugira ngo babeho. Imibereho yandagaje abantu, imibereho yatsa abantu icyubahiro cy'Imana, imibereho itumye abantu batakaza ubumana muri bo. Gateka imitwe kugira ngo urebe ko washushanya bigakunda, kubera ko abandi babikuganirije, kubera ko wumvisha ari ubuzima bushobora gutuma ubaho. Turiho turasengera abantu barwaye, ariko nawe urarwaye, uramugaye, uri ikizezengeri, nta ngingo ufite, nta buzima ufite. Muri iki gitondo ndasengana n'umuntu wese ufite umutima wo gushaka Imana. Wijya gushaka Imana kure yawe, icara wisuzume, uganire n'umutima wawe, urabona Imana. Gushakana Imana umwete ntabwo ari ukujya mu butayu. Mu butayu dufite ibindi bitujyanayo. Wajyayo cyangwa ntujyeyo, nta rubanza kuba utagiyeyo, nta n'urubanza kandi kuba wagiye ufite impamvu. Unyumve neza witonze aho turi gusengana muri iki gitondo. Kumva umuntu ngo ngiye gushaka Imana, ngo dushake Imana, ntabwo ari uko bashaka Imana. Ufite amoko yarakunaniye, wirirwa ugendana nayo, wirirwa urondora abantu witegereza, arangiza ukavuga ngo ugiye gushaka Imana. None se Imana urayishaka ibiki ko yaremye amoko, wowe ikakugira mwiza bikabagira babi, cyangwa ikakugira mubi bikabagira beza? Urajya kwishakira ibiki? Wayihoreye. Niba uyishaka, ganira n'umutima wawe. Imana ntabwo iri kure yawe. Umutima wawe gushinja ibyo wakoze, umutima wawe gushinja amafuti yawe, umutima wawe gushinja uburyarya bwawe, umutima wawe gushinje amanyanga yawe, umutima wawe gushinje. Numara kugushinja, kandi wisuzume nyine, ubwira umutima wawe uti ndahindutse, ngiye kubihindura. Niba ujya gusenga, senga dinga n'ibyo. Ujya gusaba Imana ibiryo, ndakwinginze. Imana ntabwo ari ibiryo, ntabwo Imana ari isukari, ntabwo Imana ari iya mukaru cyangwa iya nido, Imana ntabwo ari iya kawunga n'igitoki. Imana ni Imana ibihe byose. Niyo mpamvu benshi bazasenga bakagira ngo ntibasenga. Gusa Imana ko nagusenze ntunyumve, wayisenze uyibwira iki? Wayibazaga iki? Kuri kurira kawunga se, kandi abandi bari kukarya bakakamena batagiye no gusenga? Ntimubana mu isi? None se amatiku ugira azatuma ujya mu ijuru noneho bo basigare? Wowe kunyumva muri iki gitondo ukeneye gukira, nawe urarwaye mu izina rya Yesu. Data, hari benshi bafite agahinda k'imiryango batuyemo, arababaye ariko yashatse azi neza ko agiye kubaho neza, ashaka umugore azi ko agiye kuba umugabo, ashaka
akaba azi ko agiye kuba umugore, ariko uyu munsi nta bwenge agira, nta gitekerezo kizima yatanga mu rugo, bigeze n'ubwo abana nabo babimenya, wirgurira ugiye kurwara umwingo kubera agahinda, ibyo byose bikubyimbaganyemo, ariko utanga amahoro n'umwe. Niwisobanukirwa neza uzamenya uwo uririra. Uyu munsi uganiriye akakumva, arakuganirira ahandi atuzi kwa runaka burya nimubona kuriya nta kigenda, iyo mutandukanye arakuvuga. Kandi nawe nutamubwira urumva agahinda kakubanye kenshi, ikiniga kiragufata. Ninde wo kwizera, ninde wo kubwira? Ntawe. Muri iki gitondo nshuti, ndagusabira Data agusure, akugendere, aganize umutima wawe. Nawe warihebye, ukeneye gushaka, ngo barakuroze, ngo barakuzinze, ngaho ujye wirwa wirukanka mu bahanuzi ngo bakuzingure, nta n'umwe uzakuzingura. Ngaho wirwa wirukanka mu bapfumu ngo bakuzingure, ahubwo bazakuzinga kurusha uko wari uzinze. Ariko inshuti yanjye, wakwisuzuma n'umutima wawe. Ntabwo Imana ari iy'abagabo, ntabwo Imana ari iy'abagore. N'abo baryana barazubatse bafite amafaranga, batanayafite barazubaka, uyu munsi bararyana. Ntabwo Imana ari iy'abagore, ntabwo Imana ari iy'abagabo. Imana ni ubuzima bwawe bubana n'ubumana, ukwiriye kubaho mu bumana, nta kintu na kimwe kikuzitira. Icyubahiro cy'Imana kikagaragara muri wowe kubera uwo uhamya. Icyangombwa apfa kuba ntacyo wishinja. Urirukanka ujya gushaka abagusengera ngo ubyare ubone umwana, ariko ntawe uzagusengera ngo ubone umwana, barakubeshya. Ihere kuri wowe. Uwagusengera ngo ubone umwana ni uko igihe cyawe kigeze kugira ngo Data agukorere. Nyumve neza witonze. Wagiye mu bapfumu, wagiye mu bahanuzi, ngo wagiye gushaka umwana. Hanyuma umwana wo mu bapfumu wazaba umwana muzima? Niba ari umukozi w'Imana usize, wagusengera icyifuzo cyawe kigasubizwa, it's okay, nta kintu bitwaye. Ariko wowe ni gute usenga? Ni gute wizera? Erega ukeneye kwizera ukabwira Imana ngo naho umwana yaza, naho umwana ataza, ndabizi neza ko ari wowe utanga abana, ndabizi ko ari wowe wenyine utugenera abana. Uyu munsi wampa umwana kuko ubona ko mukwiriye. Data yabikora. Icyubahiro kibi cy'Imana ku buzima bwawe. Nawe urashakisha buri munsi ngo urebe ko mwabaho mu rugo. Uri umugabo, uri umugore, urashakisha ngo urebe ko hari icyo mwabona, ukabona biranze. Data arabizi. Wigenda wihebye, wibaho wihebye. Reka kubaho wicira urubanza mu mutima. Niba ugerageza bikanga, ugakora bikanga, rindira igihe cy'Imana. Wijya guteka imitwe inshuti yanjye. Niba ari agataro uzunguza agazunguze, niba ari uguhaye make yaguha ugenda uzunguze. Niba umugabo yaragutaye akagutana abana, ukaba watunze wenyine, witekereza ko kuwa mbere uzajya gusaba kwa runaka no kwa kabiri ukajya gusaba kwa runaka, ugiye ku biciro ry'imigani hanze, kandi uzaguha uyu munsi kuwa mbere, kuwa kabiri uzabwirirwa. Ahubwo tegereza Imana, ntugasabirize. Ndakubwiza ukuri, ntugasabirize. Ari n'ukwandikira message akakubwira ati ni wowe mwuka nyoherejeho. Ntabwo ari umwuka ukohereje, ni amarangamutima n'inzara bikohereje. Wibeshyera umwuka, kuko umwuka yari kunyuraho, maze yanyuraho nkibwiriza nkaguha. Nawe nibwo buzima ubayemo. Data kugenderere. Data urakoze kuri mwiza. Niba twifuza ko Abanyarwanda mu gihugu cyacu tubera isi umucyo, biradukwiriye ko natwe tubanza tukaba umucyo. Reka umuntu wese umugiye neza ku mudugudu atuyeho. Reka umuntu wese abone ineza yawe. Ari ugiye guca inshuro agendane nawe. Ndabizi ko afite isuka, arazindutse muri iki gitondo ngo acyure umubyizi, ni uguca inshuro. Baramucunaguza, baramutoteza, ariko nta yandi mahitamo afite. Nawe umugenderere, umurebane amaso y'impuhwe.
akora akazi birirwa bamuciraguraho, abamuciraguraho nabo hari ababaciraguraho cyangwa nawe hari ibimuciraguraho, ntazi gusinzira nk'abandi. Reka umuntu wese umugendereye muri iki gitondo, igihugu cyacu giha umugisha kandi uhereye mu nzego zose, uhereye ku mukuru w'igihugu n'umuryango we, ukajya muri guverinema, abayobozi bose batuyoboye muri iki gihugu. Ni wenyine utanga ubwenge, ni wenyine utanga umurongo mwiza wo kuyobora, kandi koko turabibona. Reka tubere isi umucyo. Usanga bari mu nzu y'imbohe baranyumva muri iki gitondo, bari mu buroko, bari muri gereza. Erega umutima we niwe uzi impamvu arimo. Wenda yatubwira ko arengana, ariko si ngombwa akabitubwira, kuko hari ubwo amategeko agendera ku bimenyetso, ugasanga ibimenyetso biramufata kandi arengana. Niwe wenyine umenya imitima ukayirondora. Ganira nawe, mubwire ututuriza hano mu gihe runaka, mu kindi gihe runaka uzasohoka, uzaba uri hanze. Hari byinshi rero umuntu akwiye kumenyera mu buzima abayemo, cyane cyane ubwo muri gereza, hari yafungiwe, niwe uzi ubuzima babayemo. Twebwe babutubwira ntitubwumve. Buri umwana w'umuntu ntiwamubwira ngo ndi kubabara hano, reka. Niyo yaba agukunda bingana iki, ntiwamubwira ngo ndi kubabara hano. Nyine uri kubabara, uri no gushinyiriza. We yabikoraho iki ko atagufasha se? Niyo mpamvu umutima wawe wonyine ari uganira n'Imana. Data akamenya ibyo ukwiriye, akabiguherera ubuntu n'imbabazi ze. Data kugenderere uyu munsi, umuntu wese Imana imuhire. Uyu munsi nawe uri kunyumvira, Data guhire. Urakoze kugize neza Data, icyubahiro kibi cyawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bw'izina ryawe uri kunyumva. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru ku bwawe uri kunyumva. Data uyu munsi akugenderere, aguhire, ahaze kwifuza ku mutima wawe muri iki gitondo. Aha, hari benshi rero bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko nanone kandi twasenze kubw'ibyifuzo. Ushobora kuba ufite amashimwe. Mu minsi ishize twarasenze, n'ejo twarasenze, n'ejo kandi tuzasenga. Ese hari icyo Imana yakoze? Hari umuntu umwe wanyandikiye arambwira ati ku myaka hafi 7 nari maze, natangaye ubwo najyaga kwa muganga numva ntameze neza, hanyuma noneho akambwira ngo ndatwite. Ibintu ntabwo nshobora kubyumva, ikuzo ibintu ntabwo nabyumva, ariko ukwiriye kubyumva. Ukwiriye kubyumva ku myaka yawe 7, ubu noneho wabyumva. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Arakoze cyane, turamushimiye rwose. Ubu yatangiye gushaka amazina y'umwana, yashyushye nubwo atarabyumva, ariko yatangiye gushaka kandi amazina y'umwana. Yes, nawe ufite icyifuzo cyangwa ufite ishimwe, reka nkwe nimero za telefone, ushobora kunyandikira ukambwira uti mfite ishimwe ry'iby'Imana yakoze, tukarisangira n'abandi, cyangwa cyawe n'icyifuzo tukagisengera. Ufite ahantu wandika nimero, hanyuma ngo nkwe nimero za telefone. Ndagusubije cyane Claude, urakoze cyane. Ati kuzo ndagukurikiye, mfite amashimwe y'Imana yakoze, nawe ndaza kubikubwira usohotse. Okay, telefone ni 07 88 60 50 44. Ibi dufasha kumenya icyifuzo dusengera ahangaha, kandi ndabizi neza ko iki cyifuzo Data ari buze kugikemura. Uko byagenda kose ari buze kucyumva, kandi ari buze kugikemura. Hanyuma kandi ndabizi ko uko byagenda kose Data araguha icyo ukeneye. Telefone ni 07 88 60 50 44. Ariko nanone ndazigwaye kugira ngo umpamagare navuye ku kazi, nari hano mu kazi, cyangwa se unyohereza ubutumwa. Ubundi kiba cyiza ni ukohereza ubutumwa, kuko ubutumwa bw'umuntu arabusoma. Nabo bose ndi kukubwira bohereje ubutumwa, ntawuhamagaye cyangwa se yahamagaye ntari mu kazi. Yes, ni 07 88 60 50 44. Hanyuma icyo cyifuzo cyawe turagisengera, kandi twizere ko Imana iri buze kugukiza, kuko nta na kimwe kinanira.
Okay, cyangwa se uhamagaye 07 37 97 58 8.